Bene data torero ry'Imana twongeye kubasuhuza, twishimiye kandi nanone uyu mwanya tubonye wo kongera gusangira iby'ubwiru bw'Imana, kuganira ku ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe, umukozi w'Imana umuvugabutumwa Leonard mu itorero rizima ku isi yose, Église vivante mondiale. Tunejejwe rero no kongera gusangira ijambo ry'Imana uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku mbaraga zikomeye zituruka mu mutima wuje cyangwa wuzuye imbabazi. Turavuga ku ijambo imbabazi mu buryo bwagutse. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Mana yacu ishobora byose, mu izina rya Yesu, ugaruriye icyubahiro kigukwiriye nanone. Turagushimye cyane, turakuzamuye kandi turaguhimbaje kubw'uyu munsi. Twongeye kuzamura imitima yacu muri leta yawe y'ijuru. Reka imbaraga z'ijambo ryawe tugiye kumva uyu munsi zikomeze kudushyigikira, zikomeze kutwigaragariza. Imbaraga z'ijambo ryawe zikomeze kutubaho. Imbaraga z'umwuka wera zize zibashe kudusobanurira neza ibyo twe tutabasha kwisobanurira. Imbaraga z'umwuka wera zize zitwuzuza ubwenge buguturukaho, ubuhanga bugukomokaho, kugira ngo tubashe kumenya neza iby'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni bwo buzima, ijambo ryawe niko kubaho, ijambo ryawe nibwo butunzi butagereranwa. Turagushimiye mwuka wera, ukomeze kubana natwe kandi ukomeze gukurikirana ijambo rya data, kugira ngo rikomeze rigire umumaro mu kubaho kwacu kwa buri munsi, ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Ndatinze rero bene data, reka dusangire ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ryo mu butumwa bwiza bwa Luka. Ubutumwa bwiza bwa Luka, igice cya 7, umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 16. Umutwe w'ijambo uravuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abagaragu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi. Aramubwira ati, wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati, muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari wapfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa ubwoba, bahimbaza Imana bati, umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Kandi bati, Imana igendereye ubwoko bwayo. Amen. Bene data, nk'uko nabibabwiye uyu munsi, tugiye kuganira ku ijambo rikomeye, ijambo ryitwa imbabazi. Ijambo ryitwa imbabazi ni ijambo tuzi cyane, ni ijambo tuvuga kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ijambo rizwi n'abantu benshi.
iri jambo na Bibiliya irivuga inshuro nyinshi. Ndashaka ko tuganira kuri iri jambo uyu munsi, ijambo imbabazi. Kuri nge natekereje ku ijambo imbabazi maze gusoma aya makuru. Amakuru yabaye mu mudugudu witwa Nayini. Mudugudu wa Nayini hari habaye amakuru akomeye. Mudugudu wa Nayini hari umumama, hari umubyeyi wari wabuze umwana, kandi uyu mwana ngo yari ikinege. Bisobanuye ngo papa we nawe bisobanuye ngo nta wundi mwana bavukanaga, yari yaravutse wenyine. Nyina yari umupfakazi, umubyeyi yari umupfakazi. Bisobanuye ngo nta mugabo yari afite. Ishobora kuba nawe yari yaritabye Imana. Aka kana niko yari asigaranye, abana nako mu nzu bombi gusa. Igihe kimwe, igitondo kimwe, bucya umwana yapfuye aho mu mudugudu wa Nayini. Ijambo riratubwira ngo bukeye Yesu yerekeza muri uyu mudugudu wa Nayini. Agishyika mu mudugudu wa Nayini, ku marembo ya Nayini, ngo ahura n'abikoreye ikiriba. Bari bafite umurambo bagana ku irimbi bajya gushyingura. Abantu benshi ngo bari baherekeje uyu mubyeyi barira, nta kindi bashoboraga gukora. Yesu ngo amubonye, umurongo wa 36, ngo aramwitegereza, areba uburyo ababaye, amenya agahinda ke. Yesu ntiyakeneye kubaza amakuru, kuko Yesu amakuru yacu arayafite, arayazi cyane, azi kubaho kwacu, abazi uko twaramutse, abazi uko twiriwe, abazi ibiriho bitugonga mu mitima, abazi bibabaje imitima yacu, cyangwa abazi ibyatunejeje, ababizi n'ibyo tutabasha kuvuga, we arabizi mbere yuko tubivuga. Yesu yitegereza uyu mubyeyi, areba agahinda k'umubyeyi, ngo amugirire imbabazi. Imbabazi zivamo igitangaza gikomeye. Ngo yegera ikiriba kubw'imbabazi agirira uyu mubyeyi. Ngo aracyegera agikoraho kubw'imbabazi z'Imana, uwari wapfuye arazuka. Kubw'imbabazi za Yesu yabanje guhumuriza uyu mubyeyi, ngo aramubwira ati wirira. Icyazanye Yesu ni uguhoza abarira bose. Yegera ikiriba, azura umwana, amusubiza nyina. Amakuru arahinduka. Ibyara urupfu bihinduka umuzuko, ibyara umubabaro bihinduka ibyishimo. Ndagira ngo uyu murongo wa 35 aba ari wo dutindaho cyane. Niki cyabaye mbere yuko Yesu ahumuriza umubyeyi? Habanje imbabazi zo mu mutima. Izi mbabazi bene data ni imbabazi zuzuye. Kubw'imbabazi zuzuye zahagurutse mu mutima wa Yesu, ahumuriza umubyeyi, amubwira ati wirira. Izi mbabazi kandi zimwegereza ikiriba, ahagurutsa umwana wari wapfuye, amuhindura muzima, amusubiza nyina. Imbabazi zirimo ibanga rikomeye. Imbabazi zirimo imbaraga zitangaje. Umutima wuzuye imbabazi uratabara. Umutima wuzuye imbabazi urahumuriza. Umutima wuzuye imbabazi iyo uhuye n'ugowe umugarurira ihumure.
umutima wuzuye imbabazi iyo uhuye n'ibyapfuye ubihindura bizima. Umutima wuzuye imbabazi ujya utabara ahagomba gutabarwa, ahakenewe ubutabazi. Imbabazi nicyo gitambo cyuzuye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Mbere y'ibyo, ikibanziriza ibyo byose ni mu mutima, ni imbabazi. Habanza imbabazi, hagakurikira igikorwa, hagakurikira gutanga. Imana yagiriye imbabazi abari mu isi bose, abatakiriho, abariho batwebwe n'abazabaho, bituma itanga umwana wayo umwe rukumbi w'ikinege ku bwacu. Ni igitambo gikomeye cyane. Yesu ku musaraba, icyatumye azamuka umusaraba nta kindi, ni imbabazi. Imbabazi nicyo gitambo cyuzuye. Umukristo nyawe ajya yuzurizwa mu mutima wuzuye imbabazi. Umukristo muzima w'ukuri yujurijwe mu mutima wuje imbabazi. Itorero rizima ryuzurizwa mu kurekurira imbabazi abazigomba bose, hatabuzemo n'umwe, nta busumbane, hatabaye kurobanura ku butoni, kuzikeneye uwo ari we wese. Ijuru ryuzurijwe mu mbabazi. Kubaho kwacu, ubuzima dufite, ni imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana nizo zitugize. Imbabazi z'Imana nizo zitumye turiho. Imbabazi z'Imana nizo zigendana natwe mu mibereho yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Zidahari ntacyo twaba cyo. Turiho kubw'imbabazi z'Imana. Dushobora kubw'imbabazi z'Imana. Ibyo tugeraho tubigeraho kubw'imbabazi z'Imana. Turiho kubw'imbabazi z'Imana. Dukora kubw'imbabazi z'Imana. Byose mu buzima bwacu bwa buri munsi ni kubw'imbabazi z'Imana. Nicyo gitambo kitagira ikigiheruka. Imbabazi ni igitambo cyuzuye. Izi mbabazi mvugaho uyu munsi ni imbabazi zuzuye. Iyo dufite imitima yuzuye imbabazi, iyo itorero ryuzuye umwuka w'imbabazi, tuba tugendera munsi y'ijuru rikinguye. Ni ukuvuga ngo tubaho ijuru ari ryo rikontorora. Dukora, tugenda, imibereho yacu yose ijuru niryo riba riyoboye. Imbabazi z'Imana nizo ziba zituri imbere, nizo ziba ziyoboye imibereho yacu ya buri munsi. Bene data, ndagira ngo dutekereze ku ijambo imbabazi. Yesu yahuye n'uyu mubyeyi yari asigaye ari nyakamwe mu mudugudu wa Nayi. Uyu mubyeyi yari afite umubabaro ukomeye. Nta mugabo, nta mwana, n'uwo yari afite
yamuvuyeho, yarababaje cyane. Yesu ngo aramwitegereza, amugirira imbabazi, ngo aramubwira ngo wirira. Ntidushobora guhumuriza abababaye, gutanga ihumure igihe bidaturutse mu ntebe z'umutima wuzuye imbabazi. Imbabazi ni igitambo gikomeye. Isi ya none ikeneye ihumure. Abantu benshi bakeneye guhumurizwa. Abantu benshi hari ibibashavuje byinshi. Hakeneye bene aba bantu b'imitima yuzuye imbabazi, bahura n'abo bantu bakabagarura ihumure, bagasubiza intege mu bugingo, bagatanga ubuzima aho hantu ubuzima bwabuze, bagatanga amahoro aho bitameze neza. Bene data, reka imitima yacu yongere ihindurwe ibitambo by'imbabazi zuzuye. Yesu arangije guhumuriza, arakora, arahumuriza, arangije atera intambwe, ahagurutsa umwana, amusubiza nyina ari muzima. Icyakurikiyeho ni amashimwe. Abantu b'icyo gihe icyakurikiyeho bahimbaje Imana. Mu mitima yuzuye imbabazi, abakozi b'Imana bakwiye kugira imitima yuzuye imbabazi. Izi mbabazi zizatuma isi ihimbaza Imana. Iyi mitima yuzuye imbabazi izatuma haba gutangara ku isi. Mutima yuzuye imbabazi. Mu mitima yuzuye imbabazi harimo imbaraga zitangaje, harimo imbaraga zikiza, harimo imbaraga zihagurutsa ibitashoboraga guhaguruka. Umutima wuzuye imbabazi urakiza. Umutima wuzuye imbabazi usubiza intege mu bugingo. Umutima wuzuye imbabazi ujya uhorana ubutabazi kandi ukabutanga aho bukenewe hose, utarobanuye, utarebye nk'iby'isi ireba, ahubwo aho zikenewe aho ariho hose, mu gihe gishoboka n'ikidashoboka. Yesu igihe kimwe yagiye mu rugo rw'aho yajyaga akunda kugenda kwa Lazaro. Icyo gihe hari amakuru, Lazaro yari yitabye Imana, yari yapfuye. Yari afite bashiki be Marita na Mariya. Babonye Yesu ahageze baratatse cyane, baratakambye ati iyo uza kuba hano musaza wacu ntabwo aba yarapfuye. Yesu ashimwe bene data. Ikigaragara muri iyi nkuru muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 35 ngo Yesu abonye umubabaro no gutakamba kwa Mariya ararira. Umutima ufite imbabazi, umutima wuzuje imbabazi urirana n'abarira, ubabazwa n'ibiriho bibabaje, kandi uyu mutima urimo imbaraga zikomeye, urimo ibitambo bikomeye, kuko uyu mutima watumye Yesu ababaza ngo mwamushyinguye, ajyayo nanone azura Lazaro. Nta na kimwe Yesu yakoze adakoreye mu mbabazi. Yesu niwe mbabazi zuzuye. Yesu niwe gitambo kizima. Yesu ni igitambo cy'imbabazi kitagira ikigiherekeje. Niwe mbabazi zuzuye. Iyo dufite Yesu, iyo tumwizeye, iyo duhagararanye nawe, tuba twuzuye imbabazi, tuba dufite izo mbabazi.
abizeye Kristo bene data uyu munsi, abizeye Yesu twese, reka dusuke ibitambo byuzuye imbabazi aho bikenewe hose. Bene uyu mukirisitu wuzuye imbabazi, ufite umutima wuzuye imbabazi, ntashobora gutambuka kuzikeneye ngo agende atazimuhaye, atazihasize. Imbabazi nizo zisuka urukundo nyarwo. Urukundo ni ibikorwa. Imbabazi nizo zihagurutsa urukundo, zigatuma iyo mirimo myiza, ibyo bikorwa byiza biza mu buryo bufatika, isi igahimbaza Imana. Bene data, Yesu ashimwe. Ndabinginga mu izina rya Yesu, reka dusubire ku rufatiro ruzima, twongere tujye ku isoko y'imbabazi zuzuye, twongere tujye aho tuvoma imitima yuzuye imbabazi. Bene iyi mitima yuzuye imbabazi niyihanganira akarengane, niyihanganira kubona urengana uwo ari we wese. Iyo igeze aho akarengane kari, ntishobora gutambuka, ntishobora kugenda, irahaguma, ikabanza igakora, ikuzuza umurimo wayo, umurimo w'imbabazi. Karengana ururengana, igatabara ukwiye ubutabazi, gahembura ushonje. Izi mbabazi ni imbabazi zuzuye, ni imbabazi twahawe, ni imbabazi dufite iyo twizeye Kristo kandi tukagumana nawe. Yesu yari imbabazi ahanyura hose, niwe mbabazi zuzuye. Mu nsisiro zose yanyuragamo yari imbabazi. Uwo yahuraga nawe yabaga ahuye n'imbabazi. Yo yahuraga n'impumyi, impumyi yabaga ihuye n'imbabazi igahumuka. Yesu yahuraga n'unaniwe yabaga ahuye n'imbabazi akaruhuka. Yesu yahuraga n'urushye yabaga ahuye n'imbabazi akamuruhura. Yesu yahuraga n'uwapfuye yabaga ahuye n'imbabazi akazurwa. Umukristo nyawe kuri iyo ahuye, iyo ari mu isi, ntabagenda ari we, ni imbabazi ziba zigenda. Umurimo dufite ukomeye ni ugutanga imbabazi, ni ukujyana imbabazi aho zikenewe hose. Isi ikeneye imbabazi. Abantu benshi barananiwe, abantu benshi bari mu kaga, bari mu byago, barihebye, bakeneye kwakira imbabazi z'Imana. Kandi imbabazi z'Imana ziri muri twe, bazazibonera muri twe. Yesu ashimwe bene data. Reka dukomeze dusubire ku rufatiro twahawe, urufatiro ruzima rw'imbabazi. Mu mbabazi harimo imbaraga zidasanzwe, harimo imbaraga zihagurutsa abarwayi, harimo imbaraga ziruhura abananiwe, harimo imbaraga zizura abapfuye, harimo imbaraga zihembura abari bihebye, zirimo imbaraga zidasanzwe, zirimo imbaraga zibabarira, zirimo imbaraga zihangana kandi zikihanganira cyose. Mu mbabazi nicyo gitambo cyuzuye, kuko zijya zituma twitangira abandi, twitangira ukeneye kwitangirwa uwo ari we wese. Bene data, reka aho tunyura hose aba ari imbabazi zihanyura. Uwo duhuye nawe
abona imbabazi, niduhura n'abanani babona imbabazi, niba hari abagomba ubutabazi bakira izo mbabazi. Izo mbabazi Imana izifite muri twe kugira ngo zitangwe kuri abo ngabo bazikeneye, aho tuba, mu mago yacu, aho dutuye, mu mirenge yacu, mu bo dusengana, mu matorero yacu, mu gihugu cyacu, mu isi yose. Mana yo mu ijuru ibagirire neza. Twongere dutekereze cyane ku mbabazi zuzuye. Mana yo mu ijuru ibaho umugisha. Imbabazi z'Imana zikomeze kutubaho, kandi imbabazi z'Imana zikomeze kutubungabunga. Imbabazi z'Imana zitwuzure rwose, kugira ngo natwe tubashe kuzuzuza aho zigomba, aho ariho hose. Mana yo mu ijuru ibaho umugisha kuri iri jambo. Mwuka wera, imbaraga z'Imana zijya zikomeza kwagura ijambo mu mitima y'abaryumvise. Yagure cyane iri jambo, uryumve mu buryo bwagutse burenze uko ngewe naba narivuze. Ahubwo umwuka wera akomeze kurivugana nawe mu buryo bwagutse ubu n'iteka ryose. Amen. Reka dusenge. Mana yacu ishobora byose, Mana yo kwiringirwa ibihe byose, Mana y'imbabazi zuzuye, uzudusange nanone, dusubize ku rufatiro rukwiriye rw'imbabazi zuzuye. Mitima yacu wongera uyuzuzemo imbabazi zikwiriye, kandi izo mbabazi si imbabazi zo kugumana ubwacu, ahubwo ni imbabazi zo kwitangira bene wacu, bagenzi bacu, aho bigomba hose, muri iki gihe n'igihe kizaza, mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Urakoze Yesu kuko ari we mbabazi zuzuye. Warakoze Yesu kuko ari we mbabazi z'ukuri. Urakoze Yesu kuko ari wowe gitambo cy'imbabazi nyakuri. Urakoze Mwuka wera gukomeza kudufasha ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen.